Yesu ashimwe bene data. Imana ihabwa icyubahiro kubw'uyu munsi wo kuwa kane materaniro. Turashima Imana kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Reka rero tudatinze twihute tujye mu ijambo ry'Imana, ariko mbere na mbere reka tubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimiye kuri Imana nzima y'urukundo. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe. Reka Uwiteka Nyiringabo ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duciye bugufi, wowe ushyirwe hejuru kandi uhimbazwe Imana. Ushyirwe hejuru kandi upfukamirwe Data. Icyubahiro no gukomera n'ibyawe Mwana. Ijambo ryawe tugiye kumva, Mwuka Wera reka uridusobanurire kandi rigirire umumaro ubuzima bwacu iminsi yo kubaho kwacu yose, ndetse no muri ibihe turimo bigoye. Utubere Imana, udukomeze kandi ukomeze udutsindishirize ibitekerezo byacu ndetse n'ubwenge bwacu ndetse n'imibiri yacu ibe ibitambo byo kuguhimbaza iminsi yo kubaho kwacu yose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe bene data. Tugiye gukomeza ijambo n'ubundi twatangiye. Ni ijambo dusanga mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo 23. Reka dusome ayo magambo. Ndavuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Wewe uhere kuri 22 aravuga ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose. Imana y'amahoro ibeze. 23 rwose ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Yesu umwami nashimwe. Turashima Imana kubwira ijambo. Iri jambo rirongera gukangura icyo twatangiye umutwe w'ijambo ku cyumweru cyashize, kuwa kane washize, ndetse no ku cyumweru ndetse n'uyu munsi kuwa kane. Ivuga ngo Imana itwitaho mu bice byose bigize ubuzima bwacu. Ni ukuvuga ibyo bice bigize ubuzima bwacu ni umubiri, ni ubugingo cyangwa se umutima, ndetse n'umwuka wacu. Hanyuma buri gice gifite akazi kacyo gikora. Aha rero muri iri jambo tumaze gusoma tubonye ko Pawulo yandikira itorero ry'Abatesalonike aravuga ati mwirinde ikibi igisa n'ikibi cyose, kandi Imana y'amahoro ibarinde rwose, irinde umwuka wanyu, umubiri wanyu n'ubugingo bwanyu, kugira ngo bitazabaho umugayo ubwo Yesu Kristo azaza. Mbese Pawulo arifuriza itorero ry'Abakorinto ry'Abatesalonike kurindwa. Mbese kurindwa mu mwuka, kurindwa mu mubiri, kurindwa no mu bugingo. Mu by'ukuri twabonye ko Kristo atwitaho mu mubiri, atwitaho, amenya ibyo dukeneye arabiduha, yaba twakoze yaba se tutakoze, ariko atwitaho. Kuko ni impamvu yavuze muri Matayo bice 6 umurongo 25 kugeza kuri 33, ariko cyane cyane mu murongo wa 31 aravuga ngo ntimukiganyire mwibaza ngo muzarya iki cyangwa muzanywa iki cyangwa muzambara iki, kuko ibyo ari byo abapagani bashaka, kandi si uwo mu ijuru azi ko mubikwiriye. Aravuga ngo ariko manze mushaka ubwami bw'Imana, nibwo ibisigaye byose muzabyongererwa. Mbese mu yandi magambo ni mushaka Imana ibabera umwami, mwinjire munsi y'ubutegetsi bwayo, mwinjire munsi y'ubwami bwayo, ibisigaye byose muzabyongerwa, kuko ibitaho, irabagaburira. Niha umubibyi imbuto ikamuha n'umutsima wo kurya. Rero niho iduha imbaraga zo guhaha no kuronka. Niyo itwitaho, yaba ari mu buryo buri direct bugira icyo bukora tutagize icyo dukora, butugaburira tutagize icyo dukora. Uyu munsi waba wicaye rimwe mwene data, ngira ngo ni admin wacu yaduhaye ubuhamya kera akiri mu bukode yabuze amafaranga yo kwishyura inzu, hanyuma yabuze nyirinza amubwira ko amuhaye umunsi akava mu nzu, amuha igihe, kandi cyari uwo munsi cyangwa se bukeye bwa mu gitondo kuva mu nzu. Ariko yari afite ivugabutumwa agiye kujyamo, nta hantu ategereje amafaranga, nta kazi afite. Arakomeza ajya mu ivugabutumwa, ajya kubwiriza. Avuye mu ivugabutumwa exactly amafaranga ahwanye n'amafaranga y'ubukode ayasanga ahantu muri envelope mu nzira, arayafata araza yishyura inzu. Mu by'ukuri urumva ngo ntiyagiye gupagasa,
ntiyagiye gukora ikiyede, ntiyagiye kwikorera imifuka, ntiyagiye gukora ikindi kugira ngo yabone, ntiyagiye kwigisha, ntiyagiye kugira ikindi kintu akora. Amafaranga yawe Imana ikoze direct, ntacyo ukoze. Ibyo nabyo irabishoboye, ijya ibikora. Ariko nkababwira ngo aha Imana yanga ubunebwe. Ntuzicare mu rugo ngo uryame uvuge ngo Imana izangaburira ntakoze, izanshyira ibyo kurya ku isahane ntakoze, izagira ikiko ntabikoze. Oya, na Yesu Satani yaramubwiye ngo niba ari umwana w'Imana nahindura amabuye imigati. Amusubiza ko umuntu atungwa n'umutima gusa. Step ya kabiri yamujyanye hejuru y'urusengero rw'agasongero, ngo aramubwira ngo nasimbuke kuko byanditswe ngo Imana izategeka abamarayika bamuramira adakubita ikirenge ku ibuye. Imana koko yari kubategeka, ariko Yesu yamusubije aramubwira ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Mu by'ukuri kwicara ntukore ubunebwe, kutagira icyo ukora, ibyo ni ukugerageza Imana, kuko Imana yavuze ngo izagutunga, nawe ukanga gukora, ibyo ni ukugerageza Imana. Kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Koresha amaboko yawe, kora icyo ushoboye gukora cyose, ariko n'ubu utagishobora kugira icyo ukora, Imana yiteguye no kuba yakugaburira ntacyo ukoze, kuko Imana ikwitaho. Ntabwo yaguha ubuzima ngo ireke kukugaburira, ntabwo yakwambika umubiri ngo ireke kukugaburira, ntabwo byashoboka. Twabonye rero ko Imana mu by'ukuri itwitaho umubiri yacu. N'iki gihe dukingiranye, ndababwiza ukuri, ntawe uzicwa n'inzara, tuzarya tuzanywa. Biringiye Uwiteka, bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Kandi nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ni Uwiteka gusa abantu be guhera none kugeza iteka ryose. Bene atari umuhumure, Imana itwitayeho. Bagukingira ntujye gukora, wajya gukora, byose bituruka ku Uwiteka. Ushobora no gukora ntibaguhembe, n'inzara ikakwica. Ushobora kuba utakoze, Imana ikakugaburira, cyangwa se wakoze ikakugaburira. Icyangombwa ni ukugendana n'Uwiteka, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Cya kabiri twabonye ko Imana yita ku mitima yacu. Imitima, imibiri, akazi k'umubiri ni ukuduhuza n'isi ifatika, ni ugukora, ni uguhimbaza Imana dukoresha amaboko yacu mu mirimo dukora. Ako niko kazi k'umubiri. Umubiri yacu nayo igahimbaza Imana. Hanyuma ubugingo bwacu bukora akazi gakomeye, cyangwa se imitima yacu niyo mucamanza wemera ko twumvira umwuka cyangwa se twumvira umubiri. Niwo mucamanza uhitamo. Umutima wacu niwe uhitamo, niwe ufata ibyemezo, niwe udesida. Iyo uvuze ngo ndanze, biba byanze. Iyo uvuze ngo ndumvira umubiri, wumvira umubiri. Iyo uvuze ngo ndumvira umwuka, wumvira umwuka. Niyo mpamvu birivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Ni ukuvuga ngo ibyemezo ufata biguhesha ubugingo, ibyemezo ufata bikurimbuza, biba mu mutima wawe. Niyo mpamvu twabonye ko Imana yashyizeho abarinzi b'umutima. Umurinzi wa mbere w'umutima ni wowe mwene data, kandi ukoresheje ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana urindisha umutima. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nawe uyu munsi mwene data, warinda umutima wawe uwurindishije ijambo ry'Imana. Ukaribika mu mutima wawe, ukaryumvira rikakomora. Niba ufite ibikomere, ukasoma ijambo ry'Imana, ukareba urukundo rw'Imana, ukareba uburyo Imana yagukunze, bikakomora ibikomere. Kuko twabonye ko ibikomere ni ukutitabwaho, ni ukudahabwa keya, ni ukudahabwa affection. Iyo rero witegereje affection y'Imana yaguhaye itanga umwana wayo Yesu Kristo, ukabyitegereza ukareba urukundo rw'Imana ku buzima bwawe, rukwibagiza kutitabwaho wagize mu buzima, kukwibagiza infection, kwibagizwa kuba utarabonye affection, kukwibagiza kuba utarabonye keya. Kuko keya y'Imana cyangwa se affection y'Imana irya infection zose wagize mu buzima bwawe, watewe n'imiryango, watewe n'inshuti, watewe n'abavandimwe, watewe n'ubuzima bubi. Ariko iyo wamaze guhumuka amaso, ukabona ukwitabwaho kuvuye uburyo Imana ikwitaho, uburyo yakureze ugakura, muri ibyo bihe byose waciyemo Imana ikakurera ugakura, ukaba ungana uko ungana. Mu by'ukuri ibyo byose bikwereka affection y'Imana. Affection y'Imana cyangwa se Imana, uburyo urukundo rw'Imana. Kuba abantu bataragukunze, kuba ibihe byarakubereye bibi, iyo uhumutse amaso ukareba urukundo rw'Imana, naho muri ibyo waciye, muri izo nzira waciye zigoye, naho harimo urukundo rw'Imana. Kuko hari ibyari kuba biruta ibyo, wari guhitanwa n'ubwo buzima, yewe abantu bari no kuguhitana, kuko nta simpuhwe bakugiriye, Satani simpuhwe yakugiriye, ibihe simpuhwe byakugiriye. Ni Imana yakinze akaboko kugira ngo ube ukiriho, kandi byose bigaragaza
urukundo rwayo, n'imibabaro yayo n'imibabaro twaciyemo ntidupfe nayo igaragaza urukundo rwayo uyu munsi kuba tukiriho. Iyo umutse amaso rero ubona uko Imana yita ku mutima wawe, hanyuma nawe ukaba umurinzi w'umutima wawe. Twabonye ko nanone yashyize abantu mu buzima bwacu. Ajya kujya mu ijuru, Yesu yafashe Petero amurindisha intama nk'umushumba. Yesu yashyizeho ubushumba. Abashumba ntabwo ari ababyeyi mu mwuka, kuko biratubwira ngo Imana niyo se w'imyuka. Ni ababyeyi mu bugingo, ni ababyeyi barinda imitima yacu, barinda ame nozame cyangwa se abasoruzi, ubugingo bwa cyangwa se imitima yacu nk'abazabibazwa. Barayirinda, bayirindisha ijambo, bayirinda inyigisho z'ibinyoma, bayirinda ibikomere, bayirinda kuyoba, bayirinda gufata ibyemezo bipfuye bishobora kurimbura ubuzima bwose. Mu bujyanama bufatika, mu kwigisha ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri akazi k'umushumba ni ukurinda umukumbi, awurindisha ijambo ry'Imana, awurindisha urukundo rw'Imana, awurindisha kuwitaho mu buryo bwose nk'umukumbi. Kandi iyo ugiye kuvuga umukumbi habanza umuntu ku giti cye, then umukumbi ukaba umukumbi w'Imana. Imana iyo twitayeho mu imitima yacu irayirinda kabisa, iduha ijambo ryayo kabisa ryuzuye intungamubiri zose, iduha inzira yo gusenga no kuyishaka. Ni ukuvuga ngo wowe uri umurinzi w'umutima wawe, Uwiteka nawe ni umurinzi w'umutima wawe, n'umushumba yashyize mu buzima bwawe nawe ni umurinzi w'umutima wawe. Urumva mu by'ukuri ko ntacyo Uwiteka atakoze kugira ngo arinde imitima yacu ye guhungabana mu buryo bwose. Kandi Imana ishimwe ko iturindira imitima. Ibyakabaye biturimbuza, bidukomeretsa, bitujyana kure, bituyobya ni byinshi, ariko Imana ishimwe ko yaduhaye ijambo ryayo. Imana ishimwe ko yaduhaye abakozi bayo barinda imitima yacu, nk'abazabibazo batwigisha, batuyobora. Imana ishimwe ko yaduhaye umwuka wayo kugira ngo adusobanurire ijambo ryayo. Mu by'ukuri uyu munsi rero nanone tugiye kureba igice cya gatatu cy'uyu mutwe w'ijambo uvuga ngo Imana itwitaho mu bice byose bigize ubuzima bwacu. Uyu munsi tugiye kureba mu mwuka. Imana yitaye ku mwuka wacu, yitaye ku mwuka wacu, irawurinda mu buryo bwose. Umwuka wacu irawurinda. Uyu munsi tubonye ko Pawulo yandika itorero rya Efeso yaravuze ngo Imana y'amahoro irinde imitima yanyu, irinde ubugingo bwanyu, imibiri yanyu n'umwuka wanyu, kugira ngo bitazabaho umugayo umunsi Yesu azaza. Mu by'ukuri Imana ishimwe ko yarinze umwuka wacu. Umwuka wacu iwurindisha iki? Umwuka wacu iwurindisha, ni ukuvuga agace k'umwuka. Umwuka urimo ibice bitatu. Nanone tubisubireho gatoya ngo hari ikindi gihe twize kubivuga. Umwuka wacu ugizwe n'ibice bitatu nawo. So ubuzima bwacu bwose bugizwe n'ibice bitatu: umubiri, ubugingo cyangwa se umutima n'umwuka. Umwuka nawo ugizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere gize umwuka ni agace kitwa intuition, cyangwa se ni agace gasabana, ni agace kizera Imana, agace kizera Imana katayireba, kumva Imana iriho utayireba. Ako gace kitwa intuition, cyangwa se agace kizera Imana. Akandi gace kagize umwuka wacu ni agace k'umutima nama, umutima uhana, umutima nama, conscience, ni agace k'umutima nama. Ako gace ni agace gatandukanye ikibi n'icyiza. Ni agace katuburira, ni agace kakubwira ngo uracumuye, ni agace kakubwira ngo urapfuye, ingaruka z'icyaha ni urupfu. Ni agace kagukondana, kagucira urubanza, niwe mucamanza Imana yashyize muri twebwe. Agace ka gatatu ni agace gasabana n'Imana. Mu by'ukuri iyo bavuga ngo twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu, ni ukuvuga ngo Imana yatuzura. Ni ukuvuga ngo mu bugingo bwacu twari twarumvise ijwi ry'umwuka wacu ritubwira ko ibyemezo twafashe n'ibikorwa twakoze bikwiriye urupfu, bityo mu buryo bwacu bw'ubuzima cyangwa se bw'umutima cyangwa se mu bugingo twakira gupfa mu bugingo bwacu, kuko agace k'umwuka katubwiye ko dupfuye kubera yuko twakoze ibyangwa n'Uwiteka. Hanyuma akona agace kitwa conscience, cyangwa se kitwa umutima nama cyangwa se umutima uhana. Agace ka gatatu nako gusabana, agace ka gatatu nako busabane kitwa communion, na gace kadufasha gusabana n'Imana. Ni ukuvuga ngo ka gace k'ubucamanza, ka gace kizera katwereka ko Imana iriho. Hanyuma ka gace k'ubucamanza katwereka ko Imana ari umucamanza kandi ibihembo by'ibyaha ari urupfu.
kagace ko gusabana n'Imana kagahunga, kagatuma dufata icyemezo cyo guhunga Imana kuko dukoze icyaha. Niko byagenze kwa Adamu akimara gucumura, agace k'umutima uhana kahise kamubwira ko akoze icyaha. Ubusabane k'agace gasabana n'Imana gahita gafata icyemezo cyo guhunga. Umuntu afata mbese kagace ko gusabaniramo n'Imana ahita gahunga, mariruka arahunga. Ariko mu bugingo niho hafatiwe icyemezo cyo guhunga, kuko agace k'umutima uhana kamubwiye ko akoze icyaha, kandi agace kizera Imana kamwereka ko iriho kandi Imana ari yera. Noneho arahunga, ubusabane bwe n'Imana buva mu mwuka. Hanyuma rero Imana icyo yakoze kugira ngo yite ku mwuka wacu ni ikihe? Imana yaduhaye umwuka wayo. Haleluya. Uyu mwuka wayo tubisanga Yesu abisezeranya abigishwa be, ndavuga ngo turi mu gace ka gatatu k'umwuka niko turimo kuvugaho kagize umuntu. Hanyuma Imana yaduhaye umwuka wayo. Igisubizo cya mbere yatanze kuri wa mwuka wacu wari uhungabanye, bwa busabane bwacu umwuka bwari buvuyeho, wa mutima uhana waduciraga urubanza. Kandi tubona ko urya n'abapagani bose bemera ko Imana iriho, ntibazi uburyo bayisenga, ko nta jambo ry'Imana bazi, ariko bazi ko Imana iriho. Bazi ko Imana iriho, barayifiringa, kandi bazi ko ari abanyabyaha, banyicyaha iyo bagikoze, wenda ku rwego runaka, kuko ijambo batararimenya, ariko ku rwego runaka barakimenya. Hanyuma bagahunga Imana, ntibashobore gusabana nayo, kuko bumva ari abanyabyaha. Hanyuma icyo Imana yakoze, yaduhaye umwuka wayo. Haleluya. Yohana 14 umurongo wa 15 kugeza kuri 18 haravuga ngo, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamubona kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe, kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Amen. Noneho ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Nuvuga ngo umwuka wera yaraje. Yesu yabasezeranije umufasha, hanyuma umufasha araza. Uyu mufasha rero afite akazi gakomeye, ko gukora umurimo ukomeye mu buzima bwacu, mbese mu gace kacu k'umwuka. Uyu mufasha afite akazi gakomeye. Ikindi Imana yakoze mu kwita ku mwuka wacu, yaduhaye amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Mbese yaduhaye igitambo cy'amaraso, yatambye igitambo cy'amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Hanyuma yabikoze gute? Dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 13 kugeza kuri 14. Turasimbuka dusome n'umurongo 22. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza, iyo biminjiriwe kubahumanye ko byeze umubiri ugahumanuka, kanswa amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge, kubw'umwuka w'iteka ntazarushaho guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Amen. Ni ukuvuga ngo tubonye ko mu by'ukuri Imana yatanze igitambo cy'amaraso y'umwana wayo, kugira ngo ka gace kacu ko mu mwuka kitwa umutima uhana kabashe kuhagirwa, kuko kabashe kwezwa, kabashe kwakira ko kera. Ko baravuze ngo kanswa amaraso ya Kristo witangiye Imana atagira inenge, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Mbese mubone uko mwinjira muri cya cyumba
cyo gusabana n'Imana kuko mwiyitaga abanyabyaha, none Imana itanze ikiguzi cy'ibyaha byanyu, mutinyutse gukorera Imana, mutinyutse kujya gusabana n'Imana ihoraho. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana yitaye ku mwuka wacu, iduha umwuka wayo, icyo ni icya mbere. Hanyuma iduha igitambo cy'amaraso y'umwana wayo. Ni ibintu bibiri yakoze. Yaduhaye umwuka wayo, iduha n'igitambo cy'amaraso y'umwana wayo, iduha igitambo cya Kristo kugira ngo tubashe kubabarirwa ibyaha. Ka gace kitwa umutima uhana, kitwa umutimanama, wa mucamanza uri muri twe, dutsindishirizwe n'amaraso ya Kristo. Ni ukuvuga ngo gutsindishirizwa bivuze iki? Bivuze umuntu wari watsinzwe n'urubanza ariko nukaza gutangaza ko atsinze, uwumutsindishirize. Ntabwo aba yitsindiye, uwumutsindishirije. Mbese yatsinzwe ariko umutangarije ko atsinze. Si ikindi gituma tubwirwa ko dutsinze mu mwuka wacu kandi twaratsinzwe, nuko hari umugabo witwa Kristo wahawe ibihano byari bitugenewe kugira ngo atwinjize mu cyumba cyo gusabana n'Imana. Niho rya jambo rivuga ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Nguko uko Yesu yatujyanye kwa data. Yesu yabaye incungu y'ibyaha byacu. Yabaye incungu y'ibyaha byacu. Amaze kuba incungu y'ibyaha byacu, wa mutima nama waduciraga urubanza, bigatuma mu bugingo bwacu dupfa. Noneho ahawe ikiguzi, abwiye umwuka wera, aragenda akamubwira akazi k'umwuka wera. Umwuka wera agenda akamubwira ngo wikongera gukondana uyu muntu kuko yizeye amaraso y'umwana w'Imana, mbese yizeye urupfu rwa Kristo no kuzuka kwe, ibyagomba kumwica wabipfiriye kugira ngo we abashe kubaho. Ni ukuvuga ngo twazita twinjira mu cyumba cyo gusabana n'Imana, muri kominiyo n'Imana, muri ka gace k'umwuka gusabana n'Imana, hanyuma kwizera kwacu kaduhuza nayo, ariko tugasabana nayo twisanzuye, atari uko turabera kubw'imirimo yacu, ahubwo turabera ko twuhagiwe n'amaraso y'umwana w'Imana. Nibwo buryo twezwaho imirimo ipfuye kugira ngo tubone uko dukorera Imana ihoraho. Bene data, dukwiye gushima Imana. Imana yatwitayeho mu buryo buhambaye, maze wa mutima wacu cyangwa se bwa bugingo bwacu bukakira ko tubabariwe, bukakira ko tubayeho, tukatuza akanwa kacu yuko turi bazima kandi turi abakiranutsi, tugasabana n'Imana twisanzuye, atari uko tubikwiriye, ahubwo ko twaguzwa amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana w'Imana. Haleluya. Hanyuma rero ijambo riratubwira ngo ibyo umwuka wera niwe wihamya, niwe uduhamiriza ko Imana iriho, niwe uduhamiriza ko Yesu yadupfiriye, niwe utwemeza ko hari igitambo cyatanzwe tukacyakira. Twamara kucyakira, haleluya, twamara kucyakira tugahita twinjira mu cyumba cyo gusabana n'Imana. Bityo ntitwongere kuba kondane, ntitwongere gucirwa urubanza na wa mucamanza uri muri twebwe witwa umutima uhana, kuko hari uwadupfiriye. Haleluya. Tukinjira mu cyumba cyo gusabana n'Imana. Uwo munsi twatangira kuramya Imana no kwihimbaza mu mwuka. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 5 kugeza kwa 8, rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 5 kugeza kwa 8, haravuga ngo ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Niwe Yesu Kristo waje agaca mu mazi n'amaraso, si mu mazi yonyine ahubwo n'amazi n'amaraso nayo, kandi umwuka niwe ubihamya, kuko umwuka ari ukuri. Ibihamya ni bitatu: umwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo bitatu birahuje rwose. Haleluya. Ibyo bitatu birahuje rwose, ibyo bitatu birahuje. Icyubahiro kibi cy'Imana. Ni ukuvuga ngo amazi n'amaraso, ibyo bitatu birahuje. Amazi, umwuka n'amaraso, ibintu bikorana gute? Reka tubyumve. Ni ukuvuga ngo ariko ibyo byose umwuka niwe ubihamya. Ni ukuvuga ngo umwuka araza akaguhamiriza ko iyo akimara kukwereka ko uri umunyabyaha, iyo akimara kugutsinda, umwuka wera akwereka igitambo cyatambwe ku bw'ibyaha byawe, akabihamya koko. Umwuka wera akabihamya, akaguhamiriza amaraso yatambwe ku bwawe. Hanyuma yamara kubihamya ukizera, ukihana, ukinjira mu cyumba cyo gusabana n'Imana, nawe ukabihamya. Noneho wowe bihamisha iki? Batubwiye ko ibihamya ni bitatu: umwuka, amaraso n'amazi.
nawe ugahita ubihamisha amazi ubatizwa. Haleluya. Uhita ubihamisha amazi ubatizwa. Niryo jambo dusanga muri Petero, muri Petero wa mbere ibice 3:21 haratubwira ngo na nubu amazi ni yakidukiza akibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyakora suka kuraho icyo ry'umubiri ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen. Ni ukuvuga ngo ibintu ni bitatu. Umwuka wera aragushinja, yamara kugushinja wamara gutsindwa ufite ubwoba akakwereka amaraso, akakwemeza umusaraba igorogota, amaraso ya Kristo. Hanyuma umutima waguciraga urubanza ugatsindwa, ukabona yuko ibyo wakuregaga hari uwabipfiriye, hari uwabibambiwe, nawe ukabyakira, mukabara kabikwemeza ukabyakira. Wamara kubyakira ukwinjira mu cyumba cyo gusabana n'Imana, nawe ukabihamya wihamishije amazi ubatizwa, ugaragaza ko upfanye na Kristo, uzukanye nawe mu buryo bw'amazi menshi. Bavuze ngo amazi nakidukiza mu gishushanyo cy'umubatizo, ariko ntatwagira icyo ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ry'umutima, ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ridukirisha kuzuka kwa Kristo. Haleluya. Imana ishimwe ko yatwitayeho ikita ku mwuka wacu mu buryo buhambaye. Nuvuga ngo umwuka wera duhamiriza ko turi abanyabyaha, tukihana, akatwereka twamara kwiheba nk'abagiye gupfa, dukorera consultation, adusuzuma, akatwemeza ko turi abanyabyaha, akatwereka ko dukwiriye gupfa. Yamara ko dukwiriye gupfa, akatwereka umusaraba ko ari wadupfiriye. Twamara kubyizera, mbere yuko twinjira mu cyumba tukabatizwa mu mazi menshi, nk'igishushanyo kigaragaza ko natwe twemeye, duhamije ko dupfanye na Kristo ku byaha byacu, tuzukanye nawe mu buzima bushyashya bwo kuramya Imana no kuyihimbaza nk'abakiranutsi, tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Amen. Nk'uko uko Imana yatwitayeho bene data. Mu by'ukuri umwuka wera niwe ubihamya byose, niwe ubihamya byose, twamara kubyemera natwe tukabihamya. Ariko ibyo yakoze Imana yatanze umwuka, itanga igitambo cy'amaraso ya Kristo, nicyo gikorwa Imana yakoze gihambaye. Hanyuma reka turebe twihuse ibintu 10 umwuka wera akora mu buzima bwacu, imirimo 10 umwuka wera akora mu buzima bwacu, twihuse rwose ntabwo ni butinde. Imirimo 10 umwuka wera akora mu buzima bwacu. Icyambere, umwuka wera twizeza Imana. Abakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10 haravuga ngo iby'ijisho ritigeze kubona, iby'ugutwi kutigeze kumva, iby'umutima utigeze gutekereza, ibyo ni by'Imana yasezeranije abayikunda. Kandi ngo ibyo Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, ndetse ngo n'amayoberane yayo. Haleluya. Urujijo rwo mu Mana, Imana yarusobanuye iduha umwuka wayo kugira ngo adusobanurire n'amayobera yayo. Kandi iby'ugutwi kutigeze kumva, iby'ijisho ritigeze kubona, iby'umutima utigeze utekereza, n'iby'Imana yabiduhaye, n'iby'Imana yaduhaye mu ipaki, mu mpano y'umwuka wera yashyize mu buzima bwacu. Cyo ni cyambere. Icya kabiri atwemeza ibyaha byacu. Twabibonye muri Yohana 16 umurongo wa 17 kugeza kwa 10 haravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azemeza ab'isi ibyaha byabo, azabemeza ibyo gukiranuka, azabemeza n'iby'amateka, azemeza ibyaha byabo kuko batamwizeye, n'ibyo gukiranuka kuko ajya kwa Data, n'iby'amateka ko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Haleluya. Azatwemeza ibyaha byacu, atwemeze n'umusaraba. Ikindi, atwemeza amaraso ya Kristo. Umwuka wera atwemeza ko hatanzwe igitambo cy'ibyaha, niwe utwemeza ko hari igitambo cy'ibyaha. Atwemeza ko turi abanyabyaha, kanatwemeza igitambo cy'ibyaha muri Yesu Kristo kugira ngo akadufasha no kumwizera. Ibyo tubisanga Yohana 1:29 haravuga ngo Yohana umubatiza abonye Yesu aturutse kure, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Umwuka wera niwe ubitwemeza kwese no gitambo cy'ibyaha. Twabibonye mu Baheburayo ko amaraso ya Kristo yeza imitima yacu, akayikuraho imirimo ipfuye kugira ngo tubone uko duhimbaza Imana. Ibyo ni umwuka wera ubitwemeza. Umwuka wera ubitwemeza Imana yashyize muri twebwe, natwe tukabihamisha kubatizwa
tugakora igihamya cyo kubatizwa mu mazi menshi nk'igishushanyo cy'umutima uticira urubanza. Icya kane, umwuka wera twemeza ko turi abana b'Imana. Haleluya. Turi abaragwa b'amasezerano y'Imana, turi abaragwa b'ubugingo buhoraho. Abaroma 8:14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Hanyuma 16 akavuga ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Umwuka wera akonvisinga yemeza ka gace kacu k'umwuka yuko turi abana b'Imana. Twavutse ubwa kabiri tubyawe n'umwuka n'amaraso. Haleluya. Tubyawe n'umwuka n'amaraso n'amazi. Umwuka yatwemeje ibyaha, atwemeza umusaraba, twemera amaraso. Tumaze kwemera amaraso tubihamisha kubatizwa, nguko uko amazi n'umwuka bitubyara mu izina rya Yesu Kristo. Amazi n'umwuka n'amaraso bitubyara ubwa kabiri. Umwuka akatwemeza, akemeranya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Haleluya. Hanyuma umwuka icya gatanu atwemeza urubanza n'imperuka. Tubisanga muri Yohana 16:11. Niwe utwemeza iby'amateka k'umutware w'abisi aciriweho iteka. Niwe utwemeza iby'amateka, niwe utwemeza iby'imperuka, niwe utwemeza ko hazabaho urubanza tukabaho dukiranuka duhinda umushyitsi. Niwe ubitwemeza. Umwuka wera adahari nta kindi cyabitwemeza. Imana ishimwe cyane. None icya gatandatu, umwuka wera aduha imitekerereze ya Kristo, tukamenya ijambo ry'Imana. Aduha imitekerereze ya Kristo, aduha kugira imitekerereze y'Imana. Abakorinto ba mbere bice 2 guhera ku murongo wa 10 atubwira ngo ninde mu bantu wamenya ibyo ndatekereza. Guhera ku murongo wa 11, ninde mu bantu wamenya ibyo ndatekereza. Aratubwira ngo ntawe keretse umwuka w'uwo muntu. Aratubwira ngo n'iby'Imana nabyo niko abiri, nta wabimenya keretse umwuka w'Imana. Aravuga ngo ariko twebweho ntabwo twahawe umwuka w'iyi si, ahubwo twahawe umwuka w'Imana ngo dusobanuze iby'umwuka bindi. Ndetse baravuga ngo umuntu wa kamere iby'umwuka n'ubupfu kuri we, kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Naho ngo umuntu w'umwuka arondora byose, ariko we ntawe umurondora. Haravuga ngo ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amugire inama. Ariko aravuga ngo ariko twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Dufite gutekereza kwa Kristo kuko twahawe umwuka wa Kristo. Umwuka wera aduha kugira imitekerereze y'ubumana, imitekerereze ya Kristo. Ni nacyo gituma tumenya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kubarimbuka n'ubupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga z'umusaraba, n'imbaraga ziduhesha ubugingo buhoraho. Umwuka wera aduha kugira imitekerereze ya Kristo, cyangwa se gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Umwuka wera aduha imbaraga zo guhamya Imana mu bihe bigoye kugeza ku gupfa. Umwuka wera aduha imbaraga zo guhamya Imana no mu bihe bigoye kugeza ku gupfa. Ijambo ry'Imana mu byakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo icyakora umwuka wera nabamanukira muzabagabo bo kumpamya uhereye Yerusalemu, Yudaya, Samariya ndetse no kugeza ku mpera y'isi. Nuvuga ngo umwuka wera ni uduha gukomera, tugahamya Kristo mu nzara, tugahamya Kristo mu karengane, tugahamya Kristo mu gihe abandi bose bafite ubwoba. Umwuka wera ni udufasha gukomeza kugira connectivity n'Imana, gukomeza kugira ya connection n'Imana, gukomeza kugira bwa busabane n'Imana. Mbese ntabwo tuba cut off, ntabwo duta ibyiringiro. Iyo umuntu adafite umwuka, iyo ababaye yumva Imana yamutaye. Ariko oya, twebwe niyo tubabaye dusabana n'Imana. Amaso yacu ahora areba mu bigeragezo no mu bidutera ubwoba. Aya ngaya niyo Stefano yarebesheje bamutera amabuye, ngo atumbira areba mu ijuru, abona Imana, abona Kristo yicaye iburyo bw'Imana, abona urwego w'amarayika bamanuka bazamuka. Aravuga ngo Mana ubabarire ko batazi ibyo bakora. Uyu niwo mwuka, yuzuye umwuka wera. Petero na Yohana bari imbere y'abacamanza ngo buzuye umwuka wera, bashira amanga, barahamya, buzuye umwuka wera. Umwuka wera aduha guhamya mu bihe bidasanzwe, aduha guhamya mu karengane, aduha guhamya mu nzara, atuma tudacika intege, tukumva ko twicaranye n'Imana mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Aka ni akazi k'umwuka wera, bene data. Imana ishimwe ko yarinze umwuka wacu, ikawukomeza, ikawushyiraho ubusabane nayo. Icya 8, umwuka wera aduha kunesha ibyaha. Abaroma 8 umurongo wa 13 kugeza kwa 14. Abaroma 8 umurongo wa 13 kugeza kwa 14 aratubwira aya magambo ngo nidukurikiza ingeso za kamere tuzapfa,
ariko nitwicisha umwuka ingeso za kamere tuzabaho, kuko abayoborwa n'umwuka bose ari bo bana b'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umwuka adufasha kwica ingeso za kamere. Batubwiye ngo ninde unesha iby'isi keretse ubizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Uwo nguwo afite umwuka wa Kristo, ifite umwuka wera, ufite umwuka wa Kristo. Uko Yesu yanesheje niko natwe tunesha ikibi mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera duha kunesha ikibi. Ikindi mu cyakene umwuka wera tuyobora mu kuri kose. Umwuka wera tuyobora mu kuri kose. Yohana 16:13 bavuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva n'Imana nibyo azavuga. Mu by'ukuri igituma tutayoba umuyobozi dufite ukomeye utuyobora inzira, ntitujye mu nyigisho z'ibinyoma, ntitujye mu buyobe bwa Satani, ni umwuka wera. Njye mabwira ngo kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ubuhanuzi umuntu aguhanuriye ubuhanuzi wumvise atari ubw'ukuri, n'ijambo wumvise atari ry'ukuri, nuko wumva muri wowe koko ibyo bintu atari ukuri. Umwuka wera kwemeza ko ibyo wumva atari ukuri, kubera kutabimenya wenda bigatuma washidikanya. Ariko mu by'ukuri ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ubuhanuzi butavuye ku Mana nuko wumva utabwemera kandi uri umwana w'Imana. Ufite umwuka w'ukuri. Umwuka w'ukuri amenya umwuka w'ukuri. Umwuka w'ukuri aramenyana. Ariko umwuka w'ikinyoma, umwuka w'ukuri amenya umwuka w'ikinyoma akanakubwira ko ari ikinyoma. So umwuka wera niwe utuyobora mu kuri kose, agatuma tutayoba, akaduhuza n'ijuru, tugasabana n'ijuru mu izina rya Yesu. Icyanyuma, umwuka wera aradusabira, atuyobora mu gusenga, kuko tutazi uko iby'Imana ishaka, ariko umwuka wera we azi iby'Imana ishaka. Abaroma 8:26 kugeza kuri 27 haratubwira amagambo ngo uko niko umwuka wera dusabira, kuko tutazi uko dukwiriye gusaba, ngo ariko umwuka wo azi iby'Imana atekereza, ngo uko niko asabira bera nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Umwuka aratuyobora. Paulo yandikiye Abefeso bice 6 umurongo wa 18 avuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Mbese mu yandi magambo umwuka wera niwe muyobozi w'amasengesho yacu. Umwuka wera niwe muyobozi w'amasengesho yacu, atuyobora mu gusengera mu bushake bw'Imana. Tudafite umwuka wera twasengera muri kamere, kandi iyo wasengeye muri kamere urayoba. Uti Imana muratandukana, ariko umwuka wera tuba hafi akatubera kugira ngo dusengesheje umwuka. Haleluya. Ngibyo ibintu 10 umwuka wera dufasha mu buzima bwacu. Agace kacu k'umwuka akagafasha mu buryo bukomeye kugira ngo tubashe gusabana n'Imana. Twabonye ko Imana yakoze ibikomeye ku mwuka wacu. Yaduhaye cya mbere umwuka wera, icya kabiri iduha amaraso ya Kristo nk'igitambo, hanyuma umwuka wera atwemeza ibyaha, yamara kutwemeza ibyaha akatwemeza n'umusaraba, yamara kutwemeza umusaraba tukawemera nk'igitambo cy'ibyaha byacu, tukabatizwa dupfana na Kristo mu gishushanyo cyo gupfana na Kristo no kuzukana nawe, tubyemejwe n'umutima uticira urubanza kubwo igitambo cy'amaraso yamenetse igorogota. Umwuka wera ari uduhamirije, hanyuma amazi, umwuka n'amaraso bikatubyara ubwa kabiri. Umwuka wera akaduhamiriza ko turi abana b'Imana kandi tuzaragwa amasezerano y'Imana. Imana ibaho umugisha bene data. Hari twakwitondera kandi tukabitekerezaho. Imana ishimwe ko yita ku mwuka wacu, iduha umwuka wayo wera n'amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo, ngo tubone gusabana nayo muri iyi si kandi tuzaraga ubugingo buhoraho. Mbese mu yandi magambo Imana yaduhaye umwuka wayo, iduha n'amaraso y'umwana wayo kugira ngo dushobore gusabana nayo turi muri iyi si, nyuma yaho tuzaraga ubugingo buhoraho. Urasabwa iki mwene data? Menya umwuka wera, soma ijambo ry'Imana umenye umwuka wera kurushaho, kandi umwuka wera uza gusobanurira ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rizakumenyesha umwuka wera. Menya umwuka wera birambuye. Kindi, umvira umwuka wera mu buzima bwawe. Tega umwuka wera amatwi umwumvire, kuko niwe uguhuza n'Imana, niwe uyobora ubuzima bwawe. Icya gatatu, tumusabe kudufasha gukomeza gusabana n'Imana ibihe byose, yaba ari ibihe bigoye, yaba ari ibihe birangaza byiza. Dusaba umwuka wera dufashe guhora dusabana n'Imana. Kindi, zirikana ko umwuka wera ari umufasha Imana yaguhaye. Ni impano y'Imana ku buzima bwacu, ni impano y'Imana ku buzima bwacu. Musabe agufashe mu izina rya Yesu Kristo. Rero nsoze mvuga ngo Imana yita ku bice byacu byose by'ubuzima, yita ku mibiri yacu, yita ku bugingo bwacu cyangwa se ku mitima yacu, yita no ku mwuka wacu, byose yabikoze neza. Mbese mu yandi magambo
Yesu atwitaho mu buryo bwose. Imana ibahe umugisha bene data, dusabane n'umwuka wera, twizere amaraso ya Kristo, twumvire umwuka muri byose, kandi tunezererwe ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu ko nta kitakoze. Muhumure mukomere muri ibi bihe, Imana nta kitakoze, yaduhaye umwuka wayo kugira dushobore kuyizera no kuyihamya mu bihe byiza no mu bihe bikomeye, iminsi yo kuba kwacu yose, kugira ngo tuzaragwe amasezerano. Imana ibahe umugisha. Mwene data, niba utasabanaga n'umwuka wera, utagacira umwuka wera, utatekerezaga ibyo, uyu munsi wicishe bugufi, usaba umwuka wera kuyobora ubuzima bwawe, wihane, wemere igitambo cy'amaraso ya Kristo. Niba utarabatizwa ubatizwe, niba ubatijwe birumvikana urushaho gusabana n'Imana kurushaho, kugeza ubwo Yesu azagaruka. Umwuka wawe, ubugingo bwawe n'umubiri wawe birarindwe, bitazabaho umugayo kugeza ku munsi Yesu azaza. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Data, nagushimiye kuri Imana yumva gusenga, ijambo ryawe rikomereza mu mitima y'ubwoko bwawe, kandi rigira ububasha n'imbaraga. Kandi umwuka wera, turagushimiye ko waje mu buzima bwacu, ngaho uyobora ubuzima bwacu, uganze utegeke, utwemeza amaraso ya Kristo ku buryo bufatika, kandi ugiye gushikama mu busabane bwacu n'Imana bushingiye kuri we mwuka wera, ndetse no ku maraso y'umwana w'intama w'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.